igihe cyarageze nzenguruka gereza. Haleluya. Nuko nari nambaye izindi mbaraga ndirimba. Hari icyumba nageragamo bati watobareye tukabanza tukarya, ariko ntabwo ndi bubabuze kurya, simbafata iminwa, mutega amatwi munarya. Hatangira nkaririmba zari indirimbo 3 ndazenguruka hose, narangiza 3 bakabwira bati wakongeyeho iya 4 ntoya ntigera hakurya. Haleluya. Ndagenda ndazenguruka ndangije barambwira bati ariko uzagaruka kuririmba ryari? Bati turabyemera kitubwire. Ntihari n'imfubyi, hari n'abapfakazi nabo bafite ibyo bakeneye, nabyo barabyandika. Haleluya. Barabyandika ku buryo haleluya. Uwiteka rero aradukunda kandi ashaka ko dukora ibyo yadusabye gukora kugira ngo azaduhembe ibigendanye n'imirimo twakoze. Haleluya. Ndashimira Imana ko nongeye kugaruka hano Igasovu nagiye basura kubw'umurimo w'Imana. Naherukaga muri 2014 mu kwezi kwa 10. None rero ndashimira Imana ko nongeye kugaruka kubasura, kandi nkashimira Imana ko yakoze imirimo n'ibitangaza, kuko numvise n'abatanga amashimwe. Imana yarakoze, iracyakora, na n'ubu izahora ku ngoma iteka ryose. Haleluya. Kandi ijambo ry'Imana rijya ritubwira ngo ikintu cyose yakigeneye igihe cyacyo, ngo n'ikigambiriwe hano mu isi gifite umwanya wacyo. Haleluya. Tusome ijambo ry'Imana mu rwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Abakorino ibice 13, turava ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 10. Tusome mu izina rya Yesu. Urukundo ruhebuje byose kuba ingenzi. Nubwo navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika, ariko singira urukundo, bamindutse nk'umuringa uvuga cyangwa icyuma kirenga. Kandi nubwo nagira impano yo guhanura, nkamenya ibishwe byose n'ubwenge bwose, kandi nubwo nagira kwizera kose nkabasha gukuraho imisozi, ariko singira urukundo, ariko singire urukundo ntacyo mba ndicyo. Kandi nubwo natanga ibyanjye byose ngo ngaburire abakene, ndetse nkitanga ubwanjye ngo ntwikwe, ariko singire urukundo ntacyo byamarira. Urukundo rugira neza, urukundo rurihangana rukagira neza, urukundo ntirugira ishyari, urukundo ntirwirarira, ntirwihimbaza, ntirukora ibiteye isoni, ntirushaka ibyarwo, ntiruhutiraho, ntirutekereza ikibi ku bantu, ntirwishimira gukiranirwa kw'abandi, ahubwo rwishimira ukuri, rubabarira byose, rwizera byose, rwiringira byose, rwihanganira byose. Urukundo ntabwo ruzashira. Guhanura kuzarangizwa, no kuvuga izindi ndimi kuzagera iherezo. Ubwenge nabwo buzakurwaho, kuko tumenyaho igice kandi duhanuraho igice. Ariko ubwo igishyitse rwose kizasohora, bya bindi bidashyitse
bizakurwaho. Haleluya. Kuba turi mu nzu y'Imana, turi abakristo, turiho kubw'Imana, kandi Imana yacu ni urukundo. Ni nayo mpamvu itwibutsa uko bwije n'uko bukeye kugira ngo dukore imirimo igendanye n'abakristo. Niyo mpamvu rero umukristo wese agomba kugira ishyaka ryo kuzura umwuka wera uko bwije n'uko bukeye, ntabashe gucira imanza abo mu rugo rwe cyangwa abaturanyi be cyangwa abavandimwe be, kubera yuko Imana ishaka yuko tuyegera tukayikoreza amaganya yacu yose. Haleluya. Kandi tukaba twambaye imbaraga uko bwije n'uko bukeye kugira ngo dushobore kwihanganira ibitugerageza, kuko ibitugerageza byo ni byinshi. Imitego iba ihari kuko Satani nawe ntabwo yicaye, ariko ubwo aticaye tuzi yuko tugomba gutakira, nawe arahari. Haleluya. Kandi ahemba neza. Haleluya. Kandi nta nubwo yambura, ari ku ngoma, azahora ku ngoma iteka ryose, aravuga bikaba kandi yategeka bigakomera. Yakingura ntihagire ukinga, kandi yakinga ntihagire ukingura. Uwiteka rero atwinginga kandi adusaba kandi atwibutsa ngo tumwikoreze amaganya yacu yose, kuko nta kijya kimunanira kandi nta cyamunanira, kuko isi n'ibiyuzuye n'ibyande n'iby'Uwiteka. Bakristo bene data, bigasovu ngiye gusoma ayandi magambo mu butumwa bwiza bwanditswe ubutumwa. Turasoma mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso ibice bitandatu. Ibice bitandatu turasoma kuva ku murongo wa 10 kugeza ku murongo wa 18. Haleluya. Amen. Uburyo bwo gutwara intwaro zose z'Imana. Hano turi mu rugendo, kandi mu rugendo tugomba kugenda dufite ibyangombwa. Umuntu agenda yiyuhagiye, akisiga amavuta, akambara imyambaro, akambara intwaro zo kunesha ibigeragezo n'ibisitaza, kuko mu rugendo hari byinshi ushobora guhura nabyo. Uburyo bwo gutwara intwaro z'Imana. Ibisigaye bene data, mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Mwambara intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani, kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka isi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu mu ijuru. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose ni mubashe guhagarara mudatsinzwe. Muhagarare mushikamye, mukenyeye ukuri, mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza, mukwese inkweto nizo butumwa bwiza bw'amahoro ubiteguza, kandi tugeretse kuri byo, kandi ikigeretse kuri byose mutware kwizera nk'ingabo, ariko muzashoboza kuzimisha imyambi
ya wa mubi yose yaka umuriro. Mwakire agakiza kabe ingofero, mwakire inkota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana, musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi kubw'ibyo mugumye rwose kuba maso, musabira abera bose. Musabira abera bose, nta n'umwe turobana, wambaye intwaro zose zo kunesha. Nigeze kuba nimwivuga ubutumwa nk'uko nababwiraga nti natangiye ivuga ubutumwa muri 1996. Imana yigeze kumbwira iti ngiye kuwutuma muri gereza ya Kibuye. Senga amasengesho menshi, nta muntu nigeze njya kubwira ngo namfashe muri ayo masengesho. Icyo gihe nayoboraga amashuri ya komine yitwaga Bwakira, n'inspector w'amashuri. Ndasenga igihe kiragera, Imana ndetse nambwira yuko ntazatindayo. Haleluya, amen. Imana igenda ukwayo, ngenda nishimye, ngenda ngiye mu nama kandi nzi yuko ntari bugaruke. Ariko ntabwo nagiye mbwiye umugore n'abana ngo murabeho, ntabwo ndi bugaruke. Oya, ngomba kugira ibanga. Haleluya, tugomba kuba abanyabwenge. Ndagenda susitansira muri gereza, ndagenda njya muri gereza. Mu gihe ninjiraga muri gereza, abari banzi barambona bati burya nawe uraje uje hano, kandi nawe tuzi yuko hari abana wareraga bacitse ku icumu rya jenoside. Ariko hari impamvu zitumye nza, usibye ko ntazatinda. Haleluya, usibye ko ntazatinda. Abandi nabo bakambwira bati natwe nuko batubwiraga ngo nituze, ntabwo tuzatinda, none tumazemo imyaka. Ni mwebwe ariko. Haleluya, muwari burugumesire musangamo ati burya nawe uraje, ati jewe narizi yuko nje muri gereza ariko ari wowe uzansimbura, none nawe uraje. Jewe ndaje ariko ntabwo uzatinda. Ati sha tuzabureba. Nanjye nuko bambwiraga ngo n'utuntu bazambaza sinzatinda. Ni wowe ariko. Haleluya, ni wowe. Jewe ntabwo nzatinda. Igihe cyarageze nzenguruka gereza. Haleluya, nuko nari nambaye izindi mbaraga ndirimba. Hari icyumba nageragamo bati watobareye tukabanza tukarya, ariko ntabwo ndi bubabuze kurya, simbafata iminwa, mutega amatwi munarya. Hatangira nkaririmba zari indirimbo 3. Ndazenguruka hose, narangiza 3 bakabwira bati wakongeyeho iya 4. Ntoya ntigera hakurya. Haleluya, ndagenda ndazenguruka, ndangije barambwira bati ariko uzagaruka kuririmba ryari? Ntabwo mbizi. Noneho bukeye haboneka n'abandi bambwira bati hano harimo icyumba cy'amasengesho. Ese wadufasha tugasenga? Ni mugende mugitire, noneho rero tuzakora amasengesho y'iminsi 3. Haleluya, dukora amasengesho y'iminsi 3. Ku munsi wa 3 bani ijambo rivuga ngo ngiye kugusubiza hamwe na bagenzi bawe. Haleluya, bwarakeye procureur yinjira mu biro bya substitut wamfungishije, wankoreye dosiye, araza aramubaza, kandi sinigeze ngagira procureur. Haleluya, amaganya yacu tuyikoreze nde? Uwiteka. Naho kandi tutaganya abayabonye ibyo dukora, kandi ahemba neza kandi ntiyambure. Procureur aragenda ati inspector w'ibwakira wamufungiye iki? Ati hari bintu yari ataratunganya. Abandi barabitunganyije, ayo maraporo barayakoze. Ngoye wamufungiye iki? Ngo ndavuze ngo. Haleluya, ndavuze ngo uyu munsi ntararemo. Hari hashize ukwezi n'ibyumweru 2, kandi bihuza nuko naraye ndangije n'aya masengesho y'iminsi 3 muri icyo cyumba. Nararangije no kuririmba indirimbo nagombaga kuririmba, n'amagambo nagombaga gusoma nayo narayasomye. Haleluya, amen.
ahita ntumaho yohereza ibyangombwa, barahamagara bati inspector y'ubwakira yitabe kuri pariki. Ndagenda ngeze ati uyu munsi no gutaha. Haleluya. Ndagenda ngeze ibwakira rero barambwira bati ntabwo wongera ko inspector ariko wari usanzwe uhagarariye ikomine yacu muri hamwe na komine mu mubano ifitanye na komine yo muri Rena n'Ipanatina mu gihugu cy'Ubudage, ibyo uzabikomeza. Haleluya. Uzakomeza uyihagararire. Ndagenda njya kwigisha mu mashuri abanza ariko mpagarariye na komine yacu. Igihe kiragera, mu gihe kitarenze amezi 6 babandi bo mu Budage barandika baravuga bati turashaka gusura komine Bwakira, noneho twayisura ariko inama yarangira tukajya kwa perezida wa komite. Haleluya. Nijye wabatumiye, ariko Uwiteka arategeka kandi ntabwo twazi igitugu. Bikorwa bityo ndetse bagiye baje kudusura ndetse numira n'abayobozi bo muri komine bahagarariye imirimo bose baraza tujya gusangira ibyo kurya n'ibyo kunywa. Kandi ntabwo hari harimo ibihumanya ngo nuko haje abantu baturutse mu Burayi kandi basanzwe banywa ibyo ngibyo ngo nanjye nuko ngiye kubigenza. Oya, ibyo byaba ari ubwoba se kubera iki? Birakorwa, bari bafite gahunda yuko kandi nibarangiza kudusura ngomba no kubaherekeza bagiye gutembera ku Kibuye n'undi muntu umwe muri ya komite. Turagenda tugeze ku Kibuye rero, wari uyoboye iyo delegation bari abakecuru 4 n'abasaza, bari abakecuru 2 n'abasaza 2 n'undi mukozi ubahagarariye i Kigali. Bati rero mbere yuko dufata amafunguro ni ibiribwa n'ibinyobwa, turifuza guha ijambo Bicamumpaka Jean Baptiste akatubwira ibintu 3 yifuza ko mu murenge atuyemo avukamo. Ntabwo bavuze komine, mu murenge atuyemo avukamo. Turifuza ko yatubwira ibintu 3 tugomba gukora. Haleluya. Ndababwira ni cyambere rero nifuza ko cyakorwa ni nuko hano muri uyu murenge nta mazi arimo. Haleluya. Nta mazi arimo. Ndifuza ko abaturage babona amazi bashyira ku gapapuro. Bati tubwira icya kabiri, muri uyu murenge hari ibigo 2 by'amashuri yubakishijwe rukarakara. Ndifuza ko yakubakishwa amatafari ahiye. Ibyo barabyandika barabyepura. Bati tubwira icya gatatu. Icya gatatu rero ntabwo kiri bwiharirwe n'umurenge gusa wa Nyabiranga mvukamo, ahubwo ngiye kukigira icya komini yose. Bati turabyemera kitubwira. Ntihari n'imfubyi, hari n'abapfakazi nabo bafite ibyo bakeneye, nabyo barabyandika. Haleluya. Barabyandika ku buryo basubiyeyo ibyo byose byarakozwe. Haleluya. Uwiteka rero aradukunda kandi ashaka ko dukora ibyo yadusabye gukora kugira ngo azaduhembe ibigendanye n'imirimo twakoze. Nuko rero bene data tube maso, dukanguke uko bwije nuko bukeye, kandi tujye dukora amasengesho. Mwumvise ko ari nayo nafatanyije n'abandi gusenga y'iminsi 3. Mwumvise yuko no mu ngendo tugomba kugenda twiteguye, kuko hari igihe cyo kuvuka tukaza muri iyi si, kandi hakabaho n'igihe cyo kuzapfa, ariko tuzapfe twarakoze. Haleluya. Kubera yuko hazabaho n'igihe cy'urubanza. Haleluya. Kugira ngo rero tuzahembwe neza. Imana yacu idushoboze kandi itwongerere imbaraga zo kunesha ibigeragezo n'ibisitaza. Reka dusenge Imana.
Uwiteka Imana ishobora byose, se umwami wacu Yesu Kristo, kandi mwuka wera Imana imwe mu butatu, ndagushimiye muri aka kanya kubw'amagambo maze gusoma n'indirimbo twaririmbye ngo ntuduhiteho. Urabizi kuko uradukunda, urukundo rutarobanura ku butoni, uko duteraniye ahangaha twese ndetse n'ab'imiryango yacu. Niyo mpamvu mwinginze mwami Imana yacu kugira ngo udutabare kandi utubohore buri mugozi, udutunganirize imitima, kubura mu mutima wa buri wese, uvanemo ibyangwa nawe byose bitwikishwe umuriro, utwuhagire hose hose, ntagire n'agace na gato gasigara katuhagiwe. Tumareho ibidatunganye, duhanaguze umuriro, dushire ibyaha birimburwe, udusiga amavuta, turabagirana ubwiza bwawe, twambike intwaro zo kunesha ibigeragezo n'ibisitaza, twambike ingofero y'agakiza, twambike ikanzu yera, dukenyeze umweko w'ukuri, twambike inkweto z'amahoro yawe, kandi twambike icyuma gikingira igituza. Ku kintu cyose twiha agaciro nk'abana bashimwa, udukangurire kuba maso uko bwije n'uko bukeye, mu izina rya Yesu. Uduha ubwenge buboneye, ubwenge buturuka iwawe mu ijuru, kuko bwemera kugirwa inama ndetse no guca bugufi. Uwiteka ndakwinginze kugira ngo buri wese mwami Imana yacu wiyumve amaganya yacu, maze udukorere ibiduhembe ibikenewe mwami Imana yacu, ibyifuzo byacu ubisubize, utwambike imbaraga zatuma urukundo rwacu rutagira uburyarya, tukanga ibibi urunuka, kugira ngo tubashe guhorana n'ibyiza. Ndakwinginze Uwiteka kugira ngo utunganye iby'ubugingo bwa buri wese, nibwo uzakubona ubwo uzabugarutse. Kandi mu izina rya Yesu utwongerera imbaraga, uturinde gutendebuka, uturinde gucika intege mwami Imana yacu, kandi udushoboze mwami Imana yacu, tujye twumva dutinde gusubiza, nidusubiza dusubizanye ijambo ry'ubwenge. Ndakwinginze rero Uwiteka kugira ngo mwami bene data bateraniye ahangaha uyu munsi kuri iyi tariki ya 20, twebwe twese uduhe umugisha, kandi uduhe kubonera umugisha ku baturanyi bacu n'abo mu miryango yacu batabonetse hano muri iri teraniro, uduhe kubaboneraho umugisha. Mu izina rya Yesu tuzagushima, bazagushima. Tukweretse, tugushyize mu biganza umushumba aho yagiye guteranira kugira ngo ahatange n'igaburo, nawe umuhe umugisha, umuhana umugisha, n'abahayobora ndetse n'abakristo baho ubahe umugisha. Uwiteka ndakwinginze mu izina rya Yesu, sengeye abanyarwanda bose mu izina rya Yesu, kandi dusengeye n'abaturage bo mu bihugu bikikije igihugu cy'u Rwanda, dusengeye abaturage bo muri Kongo, tukweretse abaturage bo muri Uganda, tugushyize imbere abaturage bo muri Tanzania, tugushyize imbere n'abaturage bo mu gihugu cy'u Burundi. Mwami Imana yacu, abo baturage bose turabingingiye mwami Imana yacu, hamwe n'abatuyobora n'ababayobora, ukubure mu mutima wa buri wese, uvanemo ibyangwa nawe byose bitwikishwe umuriro, utegeke amaso ahumuke, amatwi azibuke, indimi zigobotoke, mu izina rya Yesu. Ubuzuze urukundo rutaryarya kandi rutarobanura ku butoni, utanga umugisha kuri buri wese, utunganye iby'ubugingo bwa buri wese, kandi bakangurira kuba maso, kandi bambara imbaraga zo kwirinda, kuko mwami Imana yacu ikintu cyose wakigeneye igihe cyacu. By'umwihariko rero abo mu itorero rya Gasovu, mwami Imana yacu bagifite imbaraga n'ubushobozi bwo kugenda, ubahe mwami Imana yacu, bibutse yuko bakwiriye kwera imbuto zikwiriye abihannye, kandi mwami Imana yacu bagakomeza gukora umurimo wawe uko bwije n'uko bukeye. Ngaho rero byose niwe uko ushaka, kandi byose niwe uko ushima, tubyambaje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen.